ibiyobyabwenge mu buryo busanzwe ni ikintu icyo ari cyo cyose umuntu afata, ashobora kuba akiriye, ashobora kuba akiteye mu rushinge, ashobora kuba agihumetse, ashobora kuba akinyujije mu buryo ubwo ari bwo bwose kinjira mu mubiri. Ibiyobyabwenge mu buryo busanzwe ni ikintu icyo ari cyo cyose umuntu afata, ashobora kuba akiriye, ashobora kuba akiteye mu rushinge, ashobora kuba agihumetse, ashobora kuba akinyujije mu buryo ubwo ari bwo bwose kinjira mu mubiri. Hanyuma icyo kintu afashe kigomba kugira uruhare mu guhindura imikorere y'ubwonko kugira ngo cyitwe ikiyobyabwenge. Iyo gihinduye imikorere y'ubwonko rero niho gihindura imiterere ndetse n'imikoreshereze y'ubwonko isanzwe izwi. Ubwonko bw'umuntu bugatangira gutuma akora ibintu bidasanzwe cyangwa abona ibintu bidasanzwe, akiyumva mu buryo budasanzwe. Icyo kintu gishobora kuba rero ari ikintu kinyobwa nk'uko banywa amazi, gishobora kuba ari ikintu kiribwa, gishobora kuba ari ikintu umuntu ahumetse ashoreje, cyangwa se akiteye nko mu maraso nk'uko imiti yinjira mu mubiri. Ariko hari n'ibiyobyabwenge biterwa mu mubiri. Hari ibiyobyabwenge rero bigabanyijemo amoko abiri. Hari ubwoko bw'ibiyobyabwenge byemewe. Ibiyobyabwenge byemewe tuvuze tuvuga nk'imiti dukoresha imwe n'imwe kwa muganga, ikoreshwa nko mu gutanga ikinya. Hari inzoga zemewe zitangwa mu tubari dutandukanye cyangwa mu mahoteli. Hari n'ibindi, hari imiti nanone isanzwe uretse iriya y'ikinya n'ibindi, hari n'ibinini bikoreshwa, ariko ibyo byose iyo bikoreshejwe bigenda bigahindura imikorere y'ubwonko. Hari rero ubwoko bwa kabiri bw'ibiyobyabwenge bitemewe, aho mu Rwanda ibyo dukunda kuvuga cyane harimo nk'urumogi, harimo za mugo, za kokayine, za heroine, za mayirungi n'ibindi, ndetse hakiyongeraho noneho n'inzoga zitemewe. Inzoga zirimo ubwoko bubiri, harimo izemewe n'izitemewe. Hose rero inzoga nayo ni ikiyobyabwenge. Ishobora kuba kitemewe igihe ukoresha inzoga zitemewe, ariko hari n'inzoga zemewe nazo ni ibiyobyabwenge nk'ibindi, kuko nazo zishobora guhindura ya mikorere nahoze mvuga y'ubwonko n'imitekerereze n'uburyo ubwonko butuwe bukora, bugahindura ibyo bwabonaga, ibyo bwumvaga n'ibindi. Ibiyobyabwenge kugira ngo byitwe ikiyobyabwenge ni uko bwa buryo navuze byinjira mu mubiri. Iyo bimaze kwinjira mu mubiri, igice cya mbere bigeraho bwa mbere ni ubwonko bw'umuntu kugira ngo bugire icyo buhindura. Yaba banywa inzoga, yaba banywa urumogi n'ibindi, icyo bakuramo, igituma bongera kubikoresha ni uko hari ibyiyumviro bagira igihe babikoresheje udashobora kubona igihe utabikoresheje. Niyo mpamvu ibiyobyabwenge iyo umuntu yabifashe, hari igice cy'ubwonko gikoresha amarangamutima ya muntu, gishobora gutuma agira ibyumviro bidasanzwe, agakora ibintu bitandukanye, akumva ibintu bitandukanye, agatekereza ibintu bitandukanye n'ibyo atuwe atekereza igihe atabifashe. Aha rero yaba inzoga, yaba n'ibiyobyabwenge navuze nk'urumogi cyangwa se heroine cyangwa za mugo n'ibindi nagiye mvuga, ahangaha icyo umuntu akurikiramo ni ikimubaho igihe yamaze gukoresha cya kiyobyabwenge. Kuko ashobora kugira, ari umuntu wari ufite ibibazo by'uburibwe cyangwa by'ubwenge, ashobora kugira akanyamuneza atazi aho gaturutse, ariko of course k'igihe gitoya kubera ko iyo kigushizemo babara kurushaho. Donc hari icyo giciro cy'ubwonko kigenda kigakoreshwa nabyo, rimwe na rimwe kikagikoresha mu buryo butuma agira ibyiyumviro bidasanzwe, birimo nk'uko ashobora kubona ibintu abandi batabona, agatangira kubona ibintu abandi bibabaje bakabibona ko ari ibintu bishimishije, agatangira kumva amajwi abandi batumva, agatangira kubona ibintu abandi batabona. Ibyo rero hari icyo gice cy'ubwonko kiba cyamaze guhinduka kubera icyo kiyobyabwenge yafashe. Wabajije uti inzoga zo bite? Inzoga ingano yayo iyo ari yo yose,
ubushakashatsi turimo tugenderaho muri mwaka guhera mu mwaka wa 2022 ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ryagaragaje ko nta nzoga nkeya ishobora kuba yaguha ubuzima uko uyifashe kose yakugirira nabi, kubera ko inzoga nicyo kiribwa, nimvuga ikiribwa byumvikane neza ko inzoga nazo ni bimwe mu biribwa biri ku isi. Umuntu inzoga iyo ari yo yose yigeze mu mubiri w'umuntu, umubiri w'umuntu utangira gushakisha imbaraga n'uburyo uburozi bwinjiye mu mubiri buri busohoke, bitandukanye naho ibindi biryo umuntu afashe, iyo ufashe umutobe, iyo ufashe ibirayi, ibishyimbo cyangwa ibindi bintu byose dutuye turya, imboga, imbuto n'ibindi, umubiri ukuramo ibyo ushaka ukeneye ushobora kwifashisha mu kubaka ubuzima busanzwe, kubaka umubiri. Inzoga yo umubiri yo umaze kuyakira uba utewe, kuko iyo igogorwa ry'inzoga ribera mu gice cy'umubiri bita mu organe y'umubiri bita umwijima, niho haberamo gushaka uburyo uyivangura, gushaka uburyo uyirwanya kugira ngo itagira ibindi bintu isenya mu mubiri. Iyo rero imaze kwinjira mu mubiri w'umuntu, umwijima ukora mu buryo budasanzwe. Iyo ukoze mu buryo budasanzwe rero uba ushaka kugira ngo usohoremo ubwo burozi bwinjiye, kuko umubiri uba watewe. Nicyo kiribwa cyonyine ku isi umubiri iyo ukibonye utangira gushaka uburyo ukirwanya nkaho utakuyemo ibigomba kugitunga. Aha rero niho iyo umwijima uhora muri urwo rugamba buri gihe ugera ukananirwa, n'izindi nyama zo muri umuntu zigeraho zikananirwa kubera ko ziba ntabwo inyama y'umwijima ikora yonyine, ikorana n'izindi, ikorana n'impyiko, igakorana n'izindi. Iyo uhora buri gihe uhora muri urwo rugamba ko kugira ngo irwane nabwo, habaho ko umwijima ubasha gusokreta utundi tuntu tuwufasha kugira ngo unetralize bwa burozi buri mu mubiri. Ariko iyo ukomeza kubikora buri gihe bituma umwijima unanirwa, niba ujya kumva umwijima w'umuntu wangiritse cyane cyane akibasirwa n'indwara ya kanseri y'umwijima, izo mu ndimi z'abahanga bakunda kwita cirrhosis. Si ibyo gusa rero, kuko wenda uretse no kwangiza n'umubiri, iyo bigeze no mu buzima bwo mu mutwe biba ibindi bikomeye cyane, ko inzoga zigushuka ko ufite ubuzima bwiza uyu munsi wazifashe, ariko ejo ugasanga umuntu atangiye kugira ibibazo bikomeye, birimo kashobora kugira indwara y'agahinda gakabije yibasiye n'abanyarwanda benshi, indwara ya depression, ishobora gukomeza ikabyara n'ibindi bibazo, birimo kashobora kugira uburwayi bwo mu mutwe bukomeye. Tutanirengagije ko uko umuntu akoresha inzoga inshuro imwe kenshi cyangwa se n'ibindi biyobyabwenge, arushaho kugenda abatwa nabyo, akaba imbata yabyo, agahora birarikiye, akaba adashobora gukora atabinyoye, atabifashe inzoga, akaba adashobora gukora undi murimo, akaba adashobora kwiga, akaba adashobora gukora akazi gasanzwe, akaba adashobora kugira ikintu icyo ari cyo cyose akora atafashe inzoga cyangwa icyo kiyobyabwenge.